Hello, iyi ni The Focus kana gasone kacu kagufi ariko gasobanutse. Uyu munsi muzaniye filime yiswe Landscape with an Invisible Hand. Wicare ugubwe neza ndebise kuri buze kuryoherwa. Mu mashusho atangiye twerekwa isi, ahangaha bari mu mwaka w'2036. Tubwirwa ko isi iba yarakolonijwe n'ibivejuru byitwa vuvu. Kuva ngo izi alien zasesekara ku isi haba hari ibibazo cyane by'ubukene no kubura akazi. Mu gihe ariko abantu baba bakinnye byatari, izi alien zo zibera mu mijyi itangaje myiza cyane ibiri hejuru y'ubutaka. Nyuma y'ibi byose ariko ngo izi alien ziba zibwira abantu ko zaje kubafasha kwisubiraho bakamererwa neza. Hagati aho twerekwa umwana wiga segonderi witwa Adam Campbell. Uyu nguyu ngo abakunda gushushanya byatari. Abana nyina witwa Beth ndetse na mushiki we witwa Natalie. Se w'aba bana ngo aba yarabasigiye nyina. Hagati aho uyu mama ngo ni Beth aba yari umwavoka ariko ubu ngubu nta kazi afite. Nubwo ifamiye ngo bisa nk'aho ikennye, bo baba bameze neza ugereranije n'abandi bantu benshi baba barabuze n'aho kuba. Hagati aho umunsi umwe tubona ka kana ngo ni Natalie karimo karahinga ibyo kurya. Ibi ngo ni nyuma y'uko za alien ziba zisigaye zihereza abantu ibyo bagomba kurya, ndetse ibiryo bisa nk'aho byakozwe n'imashini. Ku rundi ruhande wa mwana ngo ni Adam aba arimo aragerageza gushushanya ikirere, za alien zikahita ziza zigaparika umujyi wazo hejuru neza y'inzu yo kwa Adam. Ibi ngibi bikamubuza kubona mu kirere kugira abashe kwishushanyiriza. Tujyanye ku ishuri aho Adam aba yiga, tubona we na bagenzi be barimo barahabwa akantu ngo bakambare mu gutwi. Akangaka ngo kaba kari buhuze ubwonko bwabo bose. Barimo bariga icyongereza, barimo bareba presentation iba yarakozwe n'izi alien. Nyuma yo kureba iki cyegeranyo cyakozwe n'izi alien, mwarimu w'aba bana ahita atangira kubabwira ko ngo agiye kujya muri pansiyo nyuma y'uko izi alien zitangiye gutegeka abantu ngo bagomba kujya muri pansiyo hakiri kare kugira zitangire gushyiraho amamashini ariyo ajya yigisha abanyeshuri. Ibi kandi ngo bizafasha amashuri kugira ngo atabasha gutakaza amafaranga menshi bishyura abarimu. Hagati aho Adams aba yabonye akana gashyashya kaba kaje kwigana nawe kitwa Chloe. Akangaka kaba bari kumwe mu isomo ryo kwiga ubugeni. Hagati aho Adam bitewe n'ibyo yagakunze atatangira kukaganiriza. Adams avumbura ko Chloe na famiye yiwe nta hantu ho kuba baba bafite, ndetse baba munsi y'ikiraro kugira babashe gukwepa imbeho. Hagati aho barimo barasohoka class, bageze hanze batungurwa cyane no kumva ibimeze nk'amasasu arimo aravugira hafi y'aho bari. Abana basubira inyuma kureba ibibaye bagasanga ni wa mwarimu wabo w'icyongereza umaze kwiyahura. Ibitangaje cyane ngo kuva izi alien zasesekara ku isi, abantu basigaye bafite depression, ndetse bamwe na bamwe kwihangana bikabananira bagahitamo kwiyica. Urupfu rw'umwarimu w'abanyeshuri ntabwo bajya barwakira neza kuko benshi muri bo bahungabana. Nyuma y'ibimaze kubera ariko, Adams aba yagiriye Chloe impuhwe byatari, agatumiza we na famiye ngo bazaze kubana n'iwabo. Barimo barafata amafunguro ya nimugoroba. Papa wa Chloe witwa Mr. March atangira gushimira Beth ngo kuba yabahaye ifunguro, ndetse akamwizeza ko ngazishyura amafaranga y'ubukode naramuka abonye akazi. Tubwirwa ko ariko Beth bimutungura cyane kuba avuze iby'ubukode nyuma y'uko abazi ko iyi famiye ije kurara hano ijoro rimwe gusa. Adam ahita atangira kwisobanura kuri nyina, amubwira ko ngo yabwiye Chloe na famiye ko bashobora kuza bakaba mu ndake y'iwabo igihe cyose babyifuza. Hagati aho Beth afata Adam akamujyana ku ruhande kugira ngo ajye kumutonganya amubaza impamvu yakoze ibyo bintu. Mu gihe nyina we aba akeka ko uyu mwana yakoze ibi ngibi kubera yikundiye kari agakobwa, Adam akomeza abeshya ko ngo aba yumva gufasha abantu nta kintu bitwaye. Mu mashusho akurikiyeho twerekwa Chloe na Adam bari ahantu mu murima aho barimo barahiga ibintu bifite agaciro. Uyu murima ngo niho za alien ziba zikunda kujugunya ibintu biturutse muri ya mijyi yabyo. Chloe akomeza abwira Adam ko rimwe na rimwe hari igihe biba byajugunye akantu gafite agaciro byatari, ndetse bashobora kugurisha bagakuramo umufungo muzima. Adam ari kuganira na Chloe agatangira kumubwira ibya papa we ngo uburyo yari umwubatsi urenze. Hagati aho ngo yahawe akazi na ziriya alien kugira ajye anazubakira kuri ya mijyi, ariko uyu papa ngo arabyanga ahubwo ahitamo kwimukira mu mujyi wa California. Hagati aho aba bana bakomeza baganira niko Adam aba arimo arakomeza ashushanya Chloe. Bageze mu rugo afungura igishushanyo aba yamushushanyije Chloe bikamushimisha byahatari. Hagati aba bana ariko batangira kumva urukundo rubakurura, tukabona begerana neza benda gusomana. Papa wa Chloe ahita hasisikara, aba ari kumva hari ikintu kitameze neza, agumisha afunguye amarido. Hagati aho cya Adam gitangira kwitekereza kiri gusoma Chloe, ari nako gifite umujinya ko uyu movie aje kukibangamira. Dusubirane ku ishuri aho tubona Chloe na Adam barimo barashaka kugurisha bya bintu batoraguye muri wa murima. Hagati aho ngo uyu mwana Chloe abashaka kugira ngo babone amafaranga yo kubasha kwishyura famiye ya Adam. Hagati ariko baba babuze neza umuntu uri bubagurira ibintu. Chloe yatangira gutekereza Adam
iby'akantu gashobora kubafasha kubona amafaranga. Akangako kaba gafasha abantu kwerekana ubuzima bwabo kuri za alien ndetse zikabishyura amafaranga nyuma yo kureba ibyo birirwa barimo. Tubwirwa ko ngo biriya bivejuru yabikunda kureba imikundanire y'abantu ndetse n'ibijyanye n'urukundo. Iyi system ngo iba yitwa couples broadcast, ishobora kugufasha kwerekana ubuzima bwawe bwa buri munsi no mukundana ukishyurwa n'izi alien. Chloe atangira kubaza Adam nimba yakemera ko bakora ivyo bintu, ariko uyu mwana Adam akamubwira ko akunda ko ibintu byabo biguma mu ibanga ndetse atakishimira guhora atekereza ko hari umuntu uri kuri ibyo barimo. Chloe akomeza amwinginga amubwira ko n'undi nta birenze. Ibi ngibi bikarangira Adam abyemeye. Mu mashusho akurikiyeho tubona Adam na Chloe batangiye guteretana bya nyabyo, banambaye twa tuntu tubafasha kwerekana ubuzima bwabo kuri za alien kugira bajye babasha kwishyurwa. Aka kamashini ngo kakaba kababwira imyiyumviro bafite ndetse za alien ziri kubareba uburyo zingana ndetse n'amafaranga bamaze kwinjiza. Ibi ariko ngo Adam bisa nkaho bimubangamiye, ariko agahitamo gukwama. Uko iminsi icaho abana ko bakomeza gukundana niko bakomeza kugira views nyinshi bya hatari, bagatangira kubareba bikomeye n'amafaranga yabo agakomeza yiyongera. Nyuma y'iminsi mike abana bakundana, famiye zabo zitangira kubona amafaranga, ari nako batangira kurya ibiryo byiza nibura. Hagati aho wa mwana ngo ni Chloe abashaka no gukamera barimo barafata amafunguro, ariko Beth akamubwira ko kuzana business mu rugo bitemewe. Muri make abagira ngo bajye bakora akazi kabo ariko batabivangamo famiye yose. Bamaze kurya tujya kubona Adam na Chloe bicaranye ku ruhande batangiye gusomana, ari nako Adam amukuro kaga mashini kaba kari ku mutwe kugira ngo babashe kugira umwanya wabo wihari. Chloe karabyanga kavuga ko bagomba kwerekana ibintu byose kugira bakomeze gukorera umufungo. Ku rundi ruhande twerekwa papa wa Chloe, Mr. Marsh, ndetse na musaza we witwa Hunter. Abo bombi ngo barimo baragerageza kwiga ururimi rw'izi alien. Ururimi rwazo rumeze nko kumva ibintu bimeze nk'amajwi. Bakiri muri ibi ariko Beth ahita hasesekara agatangira kubabaza uburyo bari gukoresha computer yo batigeze babimusaba. Hagati aho ababwira ko bagomba kudakora ku bintu byose by'umuryango we. Ibi ngibi bitera umujinya wa mwana ngo ni Hunter, akahita afata inzira akagenda, mu gihe papa wa Chloe, Mr. Marsh, asigara aho ngaho arimo arabwira Beth ngo aramusebeje imbere y'umusore we. Birangira ababyeyi bombi batangiye gutongana bya hatari, ari nako basakuza. Hagati aho ngaho Beth agira akababwira ati mwese muceceke, kuva uyu munsi tugiye gushyiraho amategeko yo muri uru rugo abantu bose bagomba kubahiriza. Ibi ngibi kandi tubona izi famiye zombi barimo barafata amafunguro noneho mu buryo butandukanye, nyuma y'uko famiye zabo kandi zaserereye Chloe na Adam nabo ntabwo baba bameranye neza bya hatari, ariko bagerageza kwihangana kugira bakomeze kwerekana ubuzima bwabo banakorere amafaranga. Bitewe n'uburyo ariko ngo amarangamutima yabo aba atameze neza, bituma views zabo zikomeza kugabanyuka. Adam kandi ngo aba yiyumva nkaho ibintu biri fake cyane kubera ko bari kwigira nkaho ari couple kugira babashe gukorera amafaranga. Ku rundi ruhande umunsi umwe Chloe na Adam bari ku ishuri bakira ibaruwa ibiturutse kuri za alien, ibiturutse mu kigo cyitwa Alien Broadcast Commission, abari nka televiziyo nkuru y'izi alien. Hagati aho ngaho ngo aba bana bagiye kubajyana mu nkiko. Umunsi ukurikiyeho tubona abana bari kwerekeza muri ya migi ya za alien iguruka. Bakihagera bakirwa n'umugabo ubutwaye akamodoka kameze nka twa tundi tujyanwa kuri golf. Chloe na Adam batungurwa cyane no kuba ngo hari abantu bakorera izi alien muri iyi migi. Hagati aho uyu mugabo abwira ko mbere yuko izi alien zisesekara ku isi yari umuganga ubaga ubwonko, ariko zikaba zaramuhisemo ngo ajye atwara imodoka zazo. Adam kumva ibi ngibi yumva bibabaje bya hatari, ariko uyu mugabo akamubwira ngo nta birenze kuko aka kanya ndi gukorera umufungo urenze uwo nakoreraga ndi umuganga ubaga ubwonko. Hagati aho uyu mugabo ahita baparika ahantu hagati haba hari uruntu rumeze nk'umwobo hagati neza mu kibuga cya golf, avuga ko bagomba kwinjiramo. Bakinjiramo banza guhura na alien iba yitwa Shelley. Iyi alien ngo ni Shari, ibiri cool bya hatari bitewe n'uburyo ibiri guhabwa massage aka kanya n'umukobwa mwiza bya hatari. Hagati aho ngaho itangira kuganiriza Adam na Chloe, ibirimo irakoresha intoki zayo izikubitagura computer ibirimo aho ngaho, ikabasha gushyira ururimi rw'iyi alien mu magambo Chloe na Adam babasha kumva. Bitangira ibatera story z'uburyo ngo bari gutuburira abantu babareba bitewe n'uburyo aka kanya baba batagifitanye urukundo. Adam na Chloe batangira kwibaza nimba iyi alien yabasha gusoma amarangamutima yabo. Charlie abasubiza ko igihe cyose bamaze bari kwiga abantu, izi alien zo zaravumbuye ibijyanye n'urukundo rwabo, ndetse iyo hagize igihinduka gito cyane zo zibasha kubimenya. Shari atangiye kuvuga ko bafite amahitamo abiri: kwishyura umufungo wose bakoreye barimo baragaragaza iby'urukundo rwabo, cyangwa bakemera kujyanwa mu nkiko kugira ngo bazahabwe ibijyanye n'ideni rishobora kumara generasiyo 6 zose.
Chloe atangira kwinginga Shari amubwira ko bashobora gukoresha ubundi buryo ahubwo bakabasha kwerekana iby'urukundo rwabo ariko bagashaka abandi bakunzi bashya. Hagati ibi ngibi bitungura Adam byatarurakara ariko iyi alien ngo ni Shari ikahita ibyemera vuba. Barimo barasubira mu rugo muri za bisi ziguruka. Chloe atangira kubazwa na Adam impamvu yavuze biriya bintu. Chloe abwira Adam ko wicyagamije atari by'urukundo ahubwo ashaka kwibonera amafaranga yo kugira afashe famiye ye. Bageze mu rugo Adam na mama we batangira kureba muri ya kontra za alien kugira barebe nimba nta buryo barwanya biriya bintu. Beth ariko abwira umwana we ko bidashoboka kubera ko abavoka baziriya alien baba bazi gukora amakontra byataye ndetse n'ahantu bapfa gucengera. Amubwira kandi ko ibyo kujyana nabo mu nkiko bishobora kumuviramo umuhungu we ibintu bibi byataye bityo abagomba kuzihorera. Beth ariko afata inzira nawe akajya kureba ya alien ngo ni Shari kugira arebe nimba yayisaba imbabazi bagashaka uburyo yafasha uyu mwana we. Beth nawe uravoka mu buzima busanzwe atangira gutera injuga iyi alien ngo ni Shari ayibwira ko hari uburyo bwinshi bw'urukundo. Ayibwira ko urukundo rwa mbere rukomeye mu bantu ari urukundo rw'umubyeyi n'umwana we. Beth aba yaravumbuye ko Shari nawe ngo afite umwana agatangira kumutera amubwira ko byanga byakunda abyumva bitewe na urukundo abakunda umwana we. Taho iyi alien ngo ni Shari itangira kubyumva ikabyemera ikabwira Beth ko itari buze kujyana Chloe na Adam mu nkiko ndetse itari no waca amafaranga ariko abagomba kumukorera ikintu kimwe. Ngo umwana wiriya alien Shari abagomba kuza kuba ku isi kugira ngo nawe abashe gukundana n'abantu yumva uburyo bimera. Mashakurikiyeho twerekwa Beth yatashye yageze mu rugo arimo araganiriza abana be ababwira ko umwana wiriya alien ngo ni Shari agiye kuza kubana nabo by'igihe gito. Hagati aho ngaho ngo muri iyo minsi azaba hari abagomba kwigira nkaho ari umugore w'iyo alien. Adam na mushiki we Natalie ntago bari kumva ibintu ariko buri cyo barenzaho. Mu mashakurikiyeho tubona mama wa Adam Beth agiye gushakana na ya alien. Bakora ubukwe hari n'abantu bake byahatari ariko ibi ngibi bigakomeza kurakaza byahatari Adam uba uri kureba Chloe arimo arateretana n'akandi gasore ari nako bagaragaza urukundo rwabo. Nyuma y'ubukwe kandi koko iyi alien itangira kubana n'iyi famiye. Hagati ariko Adam na mushiki we Natalie baba basa nkaho babangamiwe byahatari. Umunsi umwe bari ku ishuri tujya kubona Chloe arimo arashaka kuvugisha Adam amubaza ngo uburyo amerewe muri iyo minsi. Adam ariko uba ufite umutima wababaye ahitamo kumwiyorera agafata inzira akikomereza. Adam ageze mu rugo atungurwa cyane no kubona ya alien imwakira irimo iramubwira ngo naze ayihobere. Ibi ngibi birakaza Adam ariko akayisubiza nabi byatari bituma nyina abyumva akamutonganya. Iryo joro Adam asinziriye ajya kumva ibintu birimo biravugira hasi ahita afata bat bakoresha muri baseball akerekeza hasi kugira ngo arebe ibintu biri kuberayo. Akihagera ariko atungurwa cyane no kubona papa we Mr. Campbell ariwe wagarutse kubw'impamvu tutazi ngo aba yaje kuvugisha umwana we Adam. Papa w'uyu mwana aramuganiriza byatari agatangira ndetse no kumubaza uburyo ngo mama we aba amerewe ndetse nimba yarakomeje akabona urundi rukundo. Hagati aho Adam umaze igihe kinini atabona se biramurakaza byatari agaceceka agahita afata inzira akajya muri douche kugira ngo papa atamubona ari kurira. Adam ari muri douche papa ahita afata inzira akajya mu cyumba cya nyina ahita avumbura ya alien iryamye hejuru y'umugore we. Ibi ngibi ntabwo bijye bimushimisha byatari bita bimurakaza akahita afata inzira nawe akikomereza. Adam asohotse muri douche yagera hanze agasanga papa we ntawe ugihari. Asohotse hanze amubona koko arimo ararenga. Hacaye iminsi mike Adam na mushiki we Natalie bagera ku ishuri bagasanga abanyeshuri buzuye hanze y'ikigo. Hanga baba batumijwe ngo na principal kugira ngo abaganirize. Atangira kubabwira ko ishuri rigiye gufungwa. Hagati aho ngo izi aliens zigiye gutangira gutanga inyigisho zitandukanye biciye muri twa dukoresho twazo bityo abanyeshuri ntabwo basabwa kuza ku ishuri. Principal ababwira ko bose bagomba gutaha. Abanyeshuri koko batangira gutaha ariko Adam we tukamubona yicaye yanze kuhava arimo aritegereza inyubako y'ikigo. Uko arimo aritegereza niko ajya kubona inyubako y'ikigo yose irimo iragenda ihishwa. Hagati aho barimo barahisha ku nzugi ndetse no ku madirishya. Ibi ngibi bitabimuhereza igitekerezo. Ibintu baba bashyizeho ahita atangira kubisigaho amarangi ari nakakoreraho ubugeni. Tugiye mu rugo tujya kubona Beth arimo arareba filime na alien. Hagati aho itungurwa cyane no kubona uburyo ngo abantu bakera bo muri izi filime bakinaga bituma ishaka ko ngo Beth yigira nk'abagore bo muri izi filime. Bitangira imutumirizaho ikiwig cy'umweru ndetse n'akantu ko kwambara k'abagore bakorera mu rugo. Hagati ariko Beth ngo yakira telefone iturutse ahantu aba yarigeze gusaba akazi. Habaciye igihe byahatari ahita yitamo ko kujya kuhareba nimba bemeye kumuha akazi. Gisohoka mu muryango ariko atungurwa no gusanga ya alien yamutangiye iri kuvuga ngo ntabwo umugore wanjye akwiriye gukora kuko dufite amafaranga ahagije.
hagati y'uyu ntabwo bishimisha Beth, batangira gutongana n'iyi alien, byagera akayiterura akayikura mu nzira akagenda akayitereka mu ntebe akanazimya televiziyo, afata inzira akikomereza, iyi alien igasigara ifite umujinya. Ibyo bari guserera byose ariko biri kumvwa na wa mugabo Mr. Marsh, papa wa Chloe, wihita uzamuka akaza kuganiriza iyi alien ayibwira ko yabasha kuyifasha. Uwo mugoroba Beth n'abana be batashye batunguwe cyane no gusanga Mr. Marsh yihinduye, aba yambaye koko cya kiwigi cy'umweru na kakantu k'abagore bakorera mu rugo, ari nakabahereza inkuru ko kuva uyu munsi yemeye inshingano zo kuba umugore w'iyi alien. Beth n'abana be haburo gato ngo baseka ariko bakihangana. Mu minsi ikurikiyeho Adam akomeza umushinga wo gukomeza gushushanya kuri za nyubako z'ishuri bigagaho. Agatari ko ngo Chloe we abakomeje kumererwa nabi mu mutima ngo bitewe n'uburyo Adam abasigaye amwirengagiza, ndetse na papa wiwe asa nk'ayabaye umusazi kubera gukunda imbaraga. Nyuma y'iminsi itari mike Adam ashushanya umunsi ku wundi birangira ubugeni bwiwe abushyizeho akadomo. Aba yarashushanyije kuri iyi nyubako y'ikigo ibintu bigaragaza uburyo kuva izi alien zasesekara ku isi zakomeje kubangamira abantu, ubuzima bwabo bukaba bwarabaye nabi. Hagati aho wa mwana wa Charlie ya alien bibana na ba Adam iza gucaho ikabona bwa bugeni, itangira kubaza Adam icyo bugamije. Adam ayibwira ko busobanuye ukwihangana kw'abantu. Umunsi ukurikiyeho Adam atumizwa kuza ku ishuri, akihagera atungwa cyane no gusanga hari abantu benshi byatari. Ya alien na mama wayo Charlie baba bahari bari kumwe n'undi mugabo ngo ubuzi ibijyanye n'ubugeni. Bahita batangira kubwira Adam ko bakunze ibyo yashanje byatari, bityo biteguye kumuha akazi ko kujya gukora zira alien kandi gatanga umufungo mwinshi byatari. Abantu bose batangira gukomera amashyi, Adams akabura icyo arenzaho akahita abyemera. Iryo joro Adam aritegura, bukeye bwaho tukabona ikintu kimeze nk'umubumbe gito byatari kikubise iruhande rw'inzu ye. Adam asezera famiye yiwe agatangira kwitegura yinjiramo kugira ngo yerekeze ku kazi kiwe gashyashya. Iki cyogajuru kimeze nk'akabumbe gato gikura Adam ku isi kikamwerekeza ku mubumbe wa zira alien ziba ziturukaho. Akimara kuhagera zimwinjiza ahantu haba huzuyemo alien nyinshi byatari, zose zirimo ziravuga ibintu bitandukanye. Gitungura Adam ariko kurusha ibindi n'uburyo izi alien ziba zarateruye bwa bugeni aba yarashushanyije ku kigo cy'ishuri kiwe zikabuzana kuri uyu mubumbe wazo. Hagati ariko ziba zarahindaguyemo ibintu byinshi bitewe n'uburyo Adam iyo yitegereje neza abona ahagaragara nk'abantu barakariye izi alien kuba zaraje kubabangamira, none ubu ngubu basa nk'abishimiye kuba zaraje ku isi. Adam atangira kubwirwa n'izi alien ko agiye kuzifasha mu bisa nka za publicité zigaragaza ukwishima kw'abantu kuba zira alien ziri ku mubumbe wabo. Bitewe n'uburyo Adam ngo mu bugeni bwe wakunda gukoresha mu kuri atangira kumva ibingibi batabasha kubikora. Adam ibingibi arabyanga akahita afata inzira agasubira ku mubumbe w'isi, ahita ahoberana na famiye basaba imbabazi ngo kuba atabasha gukora kariya kazi yari yahawe. Iryo joro Adam araryama ariko ibitotsi neza bikanga kuza, bituma abyuka agafata inzira akerekeza ku ishuri kugira ngo ajye gutangira gushushanya ibintu bishyashya bitewe n'imyumvire aba afite. Akihagera ariko ahura na wa mwana Chloe nawe wicaye hanze. Chloe nawe ngo abayabuze ibitotsi agahitamo kuza aho ngaho kugira ngo babashe kuhaciringira. Aba bombi bariyunga mu mashusho arangiza filime, tukabona bagiye gutangira umushinga mushyashya wo gushushanya witwa Landscape with an Invisible Hand. Kutundi dufilime twiza nk'utungu tukora like ukande subscribe na sharing video ku nshuti zawe maze tuzawuze ubutaha. Ini the focus. Ciao ciao.